Na buri kimfite Yesu, naganye ikikari ntacyabuze. Yesu afite byose, niwe utubeshejeho. Yesu afite byose, niwe utubeshejeho. Shimwe oya 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 sinone narashimwe komane netsoro sinone narashimwe. Umuntu wumva nejejwe na Mose cyakoze nukuri amukorereho umugisha. Muho nyuma y'amateraniro uze kunshaka. Igeragezo byano mw'isi sigature tuzabiruhuka, ku ngoma ya data tuzahata imiruho, nta mibabaro ukundi. Intambara n'ibibazo bya hano mw'isi nubona ubigezemo burya ujya utuza, wibuke Daniel ari mu rwobo rw'intare, yarinzwe n'Uwiteka, intare ntizamutinyuka. Ibigeragezo byano mw'isi sigature tuzabiruhuka, ku ngoma ya data tuzahata imiruho, nta mibabaro ukundi. Komera ukomeze icyo ufite mwene data, nubwo ubona uhungabanywa ariko burya urarinzwe. Wibuke Sitefano bamuteye amabuye, yararamye areba mu ijuru abona yo gutabarwa. Haleluya! Hashimwe Imana. Iyi ndirimbo yandayemo mperuka kuririmba 2019. Naririmbaga muri korali abari mu rugendo ndi dirijante mukuru. Hashimwe Yesu. Yandayemo imbyukiramo, ariko hashimwe Imana ko mbonye poromosiyo yo kuyiririmba. Indi ndirimbo njya nkunda yitwa Iwabandi ya korali Jehova Jire. Kuba iwabandi ntibyoroha mwana wa mama, igihe kizagera dutahe tuve iwabandi. Nimwihangane n'igihe gitoya intambara zigashira. Haleluya! Muvandimwe reka nkwibutse, ndakwibutsa mw'isi katari iwacu, urugendo ruracyakomeje. Kuba iwabandi ntibyoroha mwana wa mama, iwabandi n'iwabandi haragoye. N'iki cyaguhinduye? Wabaye iki cyatumye uhinduka? N'iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo? Imirimo yawe ihakana Imana, isura yawe ihakana Uwera. N'iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo? Haleluya! Namara umwanya kuko ndirimbye birandenga, nkumva zihora zimanuka, ariko hashimwe Imana. Wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Nta kindi kizana Satani uretse kwiba, kwica no kurimbura. Ntagira impuhwe abana batoya, ntatinya abakuze. Ntagira impuhwe abashakanye bakundana,
muhoza aranejeje. Amen. Aranejeje rero nkunda kugurira bombo. Yo. Reka mbabwire ntabwo nsabye ariko umuntu wese yumva yagira ikintu akora kuri muhoza nagikore kandi Imana iramugisha. Reka mbabwire mama, aha hantu mu nzu y'Imana niho tunezere, niho dukirira ibikomere, niho dukirira kandi kuramya guhimbaza Imana dukira indwara. Imana ishimwe. Ashobora kuba avuze gutya nyamara avuganye n'umutima wawe. Imana ishimwe. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, umuntu wumva anejejwe na Muhoza icyo akoze ni ukuri amukorereho umugisha. Muho nyuma y'amateraniro uze kunshaka, Imana iguha umugisha. Oh, haleluya! Muhoza arakoze, Imana imumugisha. Muhoza aratwite, hari ibyenda impinja zijya zamba bigura 18 babifunze mu ishashi. Muho uzabimbaze. Haleluya. Imana ibereze umugisha mu izina rya Yesu.